Mwiriwe neza bakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Uyu munsi twongeye kubona kandi kanya ko kuganira ku bijanye n'ubutumwa bwiza ndetse iby'agakiza. Uyu munsi rero dufite abatumirwa babiri, iburyo bwanje ndamuha mwanya yivuge. Mwiriwe, amazina yanjye nitwa Rwabyuma Desire. Ibumoso bwanje hari undi muvugabutumwa yakwivuga nawe. Mwiriwe neza, nitwa Mugisha Dick. Nanje uyoboye ikiganiro nitwa Evangeliste Iradukunda Florian. Uno munsi tukaba tugiye kunganira ku ngingo imwe ijanye n'ivy'agakiza, ku majambo abantu batandukanye bibaza ndetse bashobora kugiraho ibitekerezo bitandukanye. Ijambo ni ijambo rigaragara mu Baroma igice ca 12 umurongo wa 21 ndawusoma, noneho abatumirwa bacu babashe kugira ico batubwiraho. Ngo ikibi ce kukunesha ahubwo unesheshe ikibi iciza. Abantu benshi bashobora kwibaza ngo iciza ni iki, ikibi ni iki. Abatumirwa bacu rero bagiye kudufasha mpereye iburyo bwanje kugira ngo bagende baduha umuco ku bijanye n'icitwa ikibi n'icitwa iciza. Tuguhaye ikaze Deacon Desire. Murakoze cyane Evangeliste Florian. Okay, ni ijambo ry'Imana riboneka nk'uko mwari mubisomye mu Baroma 12 umurongo wa 21. Haravuga neza nk'uko wari ubisomyeho, avuga ikibi cye kunesha ahubwo unesheshe ikibi iciza. Abantu benshi rero basoma Bibiliya, sinabyita karamahushuka, ariko abenshi badatahuye impamvu. Hano turabona ko ari Pawulo yariho yigisha Abaroma. Kandi Abaroma yari yarababyaje iki? Ubutumwa bwiza. Ubu rero nyuma yaho, nyuma yo kuvuka ubwa kabiri ubyawe n'ijambo cyangwa ubyawe n'ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo hari imyifatire, hari mbese imigendere cyangwa imigenzo y'umukristo. Rero tugiye gutangira dutahure neza. Ese harimo ikibazo kuvuga ngo kugira dutahure neza, ese Bibiliya icyo yita ikibi n'icyo yita icyiza ni iki? Ni ibyo twebwe tureba abantu tuvuga ngo uyu yatukanye, uyu yakoreye ikibi runaka, uyu yagize iki n'iki? Birashoboka. Ariko none ni gute uwo muntu yaneshesha ikibi, mbese icyiza kikaruta ikibi cyangwa kikanesha ikibi? Hano biragaragara neza, musubiye inyuma mukareba neza, hari umurongo abasomye urabona ko uhereka umurongo wa mbere haravuga neza ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Mbe ngarukirije hano, ni gute se watanga waba igitambo kizima? Nta muntu n'umwe abasha kuba igitambo kizima ataratsinzwe n'iki? N'ijambo ry'Imana. Amaze gutsindwa n'ijambo ry'Imana nta kabuza, ni ukuvuga ngo abamaze kuba imbata y'iki? Y'ijambo ry'Imana cyangwa imbata wamucunguye. Nyuma yaho nta mahitamo afite, mu gihe akurikira uwo murongo iteka ryose akora ibyo atifuza gukora, ibyo ataba yagambiriye. Icyo rero Bibiliya yita icyiza, icyo Pawulo yashaka kuvuga, ni ukuba muri uwo murongo uyoborwa n'iki? N'ibyagutsinze, n'ayo mahame y'ubumana buba muri wowe. Murakoze cyane. Desire arakoze cyane. Nimba numvise neza, iyi ngingo twavuga ko irebana n'abantu bamaze kuvuka ubwa kabiri cyane. Evangeliste Dick, twongeye kubaha ikaze. Umvise umutumirwa wa mbere icyo atubwiye ku bijanye n'iyi ngingo yo kumenya ngo ikibi n'icyiza. Atubwiye neza yuko iyi ngingo irebana cyane ubundi ari n'abantu bavuga ko bavutse ubwa kabiri. Ubwo se uwamanza agakomozaho kubanza tukumvaho gake ku bijanye kuvuka ubwa kabiri, kuko dufite abantu batandukanye hano
hari abamaze wenda kwakira ubutumwa bwiza bavutse ubwa kabiri, ariko duhereye kuri ako kantu ko kuvuka ubwa kabiri, ubundi umuntu wavutse ubwa kabiri ameze ate, arangwa n'iki? turi kuri iyi ngingo, murakoze kunyakira. ndagira ngo twihute dusome Itangiriro 6 umurongo wa 5 kugira ngo ariho nanahera mvuga ku kibi, cyangwa se ari nacyo umuntu akwiye kubanza gukira akaba uvutse ubwa kabiri. Itangiriro 6 umurongo wa 5 aravuga ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ukimara kumenya ko kwibwira ko umutima kwawe gutekereza ari kubi gusa iteka ryose, icyo gihe biba biguhesheje kubanza gutsindwa imbere y'Imana. Nimba gutekereza kose ubwo harimo uko wari usanzwe wita kubi, kugira nabi, kubeshya, kwiba, guhemuka, kurakara, ariko no gutekereza kose ubwo n'imigenzereze wibwira yaturutse mu mutima wawe ishobora kuba ari myiza, ubwo nayo imbere y'Imana ibona ko ari mibi. Biba bisaba rero no kuva muri icyo cyanya ukajya mu cyanya cy'icyiza. Ndetse naguciriyemo mu maso y'Imana nta kintu umuntu ashobora gukora cyangwa atekereza Imana yita cyiza. Ego, mu gihe ari we wagitekereje kubwe kitajyanye n'ijambo ry'Imana. Komeza. Wenda kuko hano bikunda kurogoya abantu bikabacanga, natanga nk'urugero ko ukivuga gutya abantu bahita bitekereza nyine ubugome, ko abantu nyine batekereza ubugome, ariko ushobora kugirira neza abantu ukabivunikamo uzi ngo urimo uragera neza, ariko Imana yo ikabona ko wabikoraga ngo uhabwe umugisha. Ariko Imana yo ikaba yari yarashyizeho inzira y'umugisha atari uko ishingiye ku mirimo yawe. Ubwo kuko bidahuye n'iby'ijambo ry'Imana, ibyo byabaye bibi, nta nubwo yabyishimiye. N'ibindi rero ku cyo wari uvuze cyo kuvuka ubwa kabiri nihuse, icyiza imbere y'Imana se, cyangwa nimba gutekereza ko imitima yacu ari kubi gusa iteka ryose, Imana nimba yarabonye ari iby'iteka niyo yishakiye igisubizo, iduha ibyayo bitari ibyacu. Ibyacu ni bibi iteka ryose, yo yaduhaye ibyayo. Ubwo ni ukuvuga ko kuva umuntu ibyo atekereza byose ari bibi iteka ryose, ni ukuvuga ko nta kintu twategereza ku muntu ndetse ku cyitwa cyiza. Ntacyo, nta kiba mu muntu, kuko niko Imana yamuhamije, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Tukagikura he? Niyo mpamvu rero bisaba kuvuka ubwa kabiri ukakira indi kamere itari iya muntu. Ubwo noneho hariho no kuvuka ubwa mbere, kuko niba hariho kuvuka ubwa kabiri haraza n'icyo kuvuka ubwa mbere. Ubwa mbere ivuka umuntu kuvuka ubwa mbere bigenda gute? Kuvuka ubwa mbere rero ni kamere uvukana Imana iri kuduhamya muri iri Tangiriro rya 6 igice cya 6 umurongo wa 5 yuko wa muntu wavutse kuri Adamu wa mbere, umutima w'ibyo utekereza ari bibi iteka ryose. Noneho rero bisaba ubundi buryo bwa kabiri bwiza, kandi nabyo by'iteka ryose, ari nabwo uba ugiye mu cyanya cy'abavutse ubwa kabiri, noneho batangira guhabwa izo mpanuro zo gutsindisha ikibi icyiza. Urakoze cyane Evangeliste Dike. Sinzi ko Diko Ndezire wumvise amagambo y'umutumirwa wacu. Watubwiye ko iyi ngingo ubundi reba n'abantu bavutse ubwa kabiri cyane. Ubwo nayivuze ni reka tumaze twumve ubwa mbere kuvuka ubwa kabiri ni iki. Evangeliste Dike atweretse neza yuko ibitekerezo byacu, ibyo twibwira byose biri mu mitima yacu ari bibi iteka ryose. Agaragaza ahantu umuntu abera mubi, kandi ko muri uko kuvuka kwa mbere ariho dufitiye ikibazo. Anagaragaza yuko dukenera icyo cyo kuvuka ubwa kabiri. Icyo cyo kuvuka ubwa kabiri ubundi bigenda bite? Kuko gatutse gushika kuri rya ngingo neza yo kuneshesha ikibi cyiza, birasaba ko tumaze tukumva neza ngo kuvuka ubwa tumaze kubona kuvuka ubwa mbere uko Imana itubona yuko turi babi, ibyo twibwira byose ari bibi, biri mu mitima yacu byose ari biteka ryose. Ubwo noneho kuva muri icyo cyanya cya mbere cyo kuvuka uri mubi, ni gute umuntu avuka ukundi bwa kabiri? Bitwemerera noneho kuza gushika kuri ya ngingo twavuga iyoboye kino kiganiro. Urakoze cyane. Ni byiza cyane kuvuka ubwa kabiri nk'uko yarabivuze
Evangeliste Dick. Hano turabizi neza no muri Yohane igice cya mbere kiragaragaza neza. Tugiye gusoma umurongo wa 12. Haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 13 abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Nguyu wa muntu tubona mu Baroma, nguyu uwo Pawulo yari harabwira. N'ubu ubwa mbere avuga ngo cyakora abamwemeye, yabanje aremera abamwemeye. icyo ni cyambere. Icya kabiri, yizera iki? Yizera ibyo yabwirijwe, kuko turazi neza no mu Baroma ugiye kureba 10:14 baravuga ngo kwizera kuzanwa n'iki? No kumva. Urumva? Kumva iki? Ijambo rya Kristo bicurukure. No kuvuga ngo iyo wumvisha ijambo rya Kristo muri wowe bikuremamwo kwizera. Muri wowe, mu yandi magambo, muri wowe bikubyara uvuka bwa kabiri binyuze no kumva rya jambo. Rero abo nibo bafite amatwi, nibo bafite ugukora neza nk'uko Imana ishaka, nk'uko byanditse muri Bibiliya, nk'uko Pawulo yari yaratojwe ubutumwa bwiza. Abo yabyarishije ubutumwa bwiza yategezwa kubereka inzira nziza nk'iyo yatojwe. Nta muntu ashobora gukora neza ataravutse bwa kabiri, atarabyawe n'ijambo. Ibyo yakora neza ntaho byaba bitandukaniye no muri Yobu 35. Haravuga iki? Tuhasome Yobu 35. Yobu 35 turihere ku murongo wa kangahe w'8 ndumva nimba nti ego. Dusomere. Reka turebe 7. Haravuga ngo niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye, cyangwa se icyo ihabwa n'ukuboko kwawe niki? Icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe, kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira. Twumvikana. Hari ibyo twita ibyiza, hari n'ibyo twita ibibi hagati y'abantu. Nibyo Bibiliya hano muri Yobu yari kubera iki? Yobu yari agifite ugukiranuka kwe, ariko hano yari inzira Imana igiye kumunyuzamo kugira ngo abone ugukiranuka guturuka ku Mana. Niyo mpamvu nyuma mugiye gusoma muri Yobu ubona ko habaye ikiganiro hagati y'Imana na Yobu kugeza igihe Yobu amanitse amaboko aratsinda. Kubera iki? Muri we yumva ko akora neza, muri we yumva ko afite ibyo yiringiye, ariko ibyo byose byateshejwe agaciro kuko kwari ugukiranuka kwa muntu. Niyo mpamvu naba bari kumubwira abo bacuti be, baramubwira ati cyakora ugukiranirwa kwawe kwababaza umuntu nkawe, ndetse no gukiranuka kwawe kwagirira umumaro umuntu nkawe. Bivuge rero hari itandukaniro n'ibyo Pawulo yariho yigisha Abaroma, n'itandukaniro ryo kuvuga ngo gukora neza. Ugukora neza icyiza Imana ivuga, mu gihe uzaba wuzuye ijambo ry'Imana, mu gihe uzaba uyobogwa n'ijambo ry'Imana cyangwa uyobogwa n'uwo mwuka wera, byanga bikunda nta kindi wakora uretse, nta mahitamo waba ufite uretse kuneshesha ikibi icyiza. Akoze cyane Deacon Desire. Ngerageje gusobanukirwa neza nk'uko koko twabisonye mu itangira igice cya 5 umurongo wa 5, koko nta kintu kihari umuntu yakora ngo kinezeze Imana, kuko umuntu nk'uko Evangeliste Dick yadufashije kubisobanukirwa, yatwetse neza yuko ibyo twibwira byose ari bibi kandi iteka ryose. None ayo magambo ya Yobu nayo tugaragarije ko nta kintu gihari twakora ngo kinezeze Imana. Nta nico twakora cyatuma Imana navuga ngo iturakarira cyane. Evangeliste Dick, aya magambo yavuga iki tuja kugana ku musozo w'iki kiganiro? Twihuse, icyo narenzaho nuko nyuma yo kuba muri icyo gice cy'itangiriro 6:5 cyuko kwibwira kwacu ari kubiteka ryose, noneho Imana yo ihita ituzana mu Baroma. Ndahisomera kugira ngo tudatinda. Mu Baroma 3:24 noneho kugira ngo tushimangire neza icyo kuvuka ubwa kabiri. 3:24. Ego. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ahubwo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa
kubwo gucungurwa tubonerwa muri Yesu Kristo. na gatanu noneho Niwe Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindanishiriza uwizeye wese. rero aba bantu Bibiliya ihamije ko nyuma y'uko kuba ari babiteka ryose kandi batagomba kuguma gutyo, ahubwo batsindishirizwa none ubwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa guherwa muri Yesu Kristo. Rero nta kundi kuvuka ubwa kabiri, ni ukwakira ko Yesu yagucunguye ibyaha byawe n'ububi bwawe akabwishyiraho. Ukibyizera, Bibiliya mu yindi mirongo igenda ivuga ngo biguhaniriza no gukiranuka. Umukiranutsi rero noneho niwe uba abaye umwana w'Imana, kuko nayo ikiranuka. Noneho hagakurikiraho kuyoborwa n'ijambo, ariko kugenda atsindisha ingeso za kamere, ariko gutsindisha ikibi icyiza. Icyo cyiza rero ni ryo jambo ry'Imana. Twakomeza. Mwakoze cyane Evangeliste Dick, agaragaje kutwereka neza yuko koko nta cyiza cyaturuka ku muntu kiretse kwakira icyiza Imana yadukoreye. Duja kugana ku musozo, wenda naha umwanya Deacon Desire nawe ahagira ijambo ryo gusoza afatiye ku ngingo y'uyu munsi, kugira ngo abadukurikiye babashe kugira icyo bakura muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Yes, nkuko mwari mwatubwiye topic kwivugaho, nibyo buri muntu wese uri kudutega amatwi dushobora kuba twavuze ariko ntagire aho atahura. Ariko ikibazo cyavuga ngo ni gute umuntu yaneshesha ikibi icyiza. Aha imirongo muri 12 agiriwe amahirwe agasoma, azatahura neza uburyo hatubwira yuko umubiri, mbese turi ingingo z'umubiri. No kuvuga iki? No kuvuga ngo izo ngingo zose ziruzuzanya. Bivuge ntabwo dushobora kuzuzanya, ntabwo dushobora kuba mbese abantu bamwe tudafite umutwe umwe. Rero bivuga iki? Abantu bose bari muri Kristo, abo ngabo nibo babashishwa kunesha ikibi bakineshesheje icyiza mu maso y'Imana. Kuko icyo turi kwitaho ni amaso y'Imana, ntabwo ari amaso y'abantu. Murakoze cyane. Murakoze cyane abatumirwa bacu kuri kiganiro ciza tugiranye uyu munsi. Reka dusubikire ngaha, twongere tubahe amahirwe yo kuzongera guhura mu kindi kiganiro nk'iki cy'ubutumwa bwiza. Nganaho ubutaha. Murakoze cyane.